nuko wagira ngo ntago ujya nkumva sheri nase naguto turi kumwe kenshi abonye gukumva okay it's okay nta kibazo umugeza yongera kujyana muri relationship yacu nanjye niwo nzahengera aze sheri nge nshaka kubaza ikintu as iminsi niba like nyitekereza ariko I got no answer of it like urankunda nasibye kuki ukunda kumbaza icyo kibazo ubwo wumva aricyo kintu kirajwe inshinga yeah just answer nese waburi hano haruguri mushiki wanjye ariko answer me directly okay ndakukunda nimba ari ushaka kumva yego nese ubona like relationship yacu like mu mwaka cyangwa amezi ari imbere cyangwa our future imeze gute baby okay nuko nkunda kubigusobanurira ariko ntubyumve first of all sinshaka guhubagurika kugira ngo nzicuze ikintu ubuzima bwanjye shari wicuza kuri kumwe nanjye no unyumva nabi okay nticuza kubw'icyemezo icyemezo kihe shari ndakora urakora ufite ikihe kibazo tell me cyana gukinkunda ese ushaka iki nagukinkunda niho bivuze ko ntabwo ari cyo bisobanuye okay fine first of all ntabwo umukobwa mubi ikindi sinkeka yuko ugeze muri menopause ku buryo wumva yuko washaje cyane kushira imyaka 30 ni myinshi sakora abagira na 40 ushaka nzabyare ku munota wa nyuma ababyeyi hari pressure bari kugushyiraho shajari umva abakobwa se twiganye bande bose usko bagiye aha ikibazo ni cyo ngicyo rero kugendera ku bandi buri muntu agira ubuzima bwe acamo nubwo Imana yamwandikiye kugira ngo igeno ryawe rigirwe baby no okay but nimba bigukura kaza like ndako byumva neza reka turi umwanya pass ikindi kandi none birasaba yuko duteganyiriza n'umwana tuzabyara sheri baravuga ngo iyo ugeze mu rugo like Imana imigishira yizana ya Imana ntabwo ifasha injiji ifasha uyifashije sibyo siko mbona kunyumva ibaze yuko utanyumva tukiri bibi nawe mbona utanyumva pe oya ntabwo nyumva mugeze nkubwira ngo like tugende mu rugo rwacu ababyeyi dukunda imyaka myinshi imyaka 5 ubuse turindiriye iki fuck arega ko okay but I'm sorry baby Sylvia baby I'm sorry yes karibu Sheri oui baby amakuru biriwe neza sawa bite se suhuza umeze mute ngangwe ahorana umushiha n'ibigoro by'ibigoro yabaye iki se wamugize iki ntacyo nuko dusanzwe tugeze kuri stories turimo turavuga ku mu ex we rero sanze ariho tugeze nibyo byari bimurakaje gusinga bivugaho Sheri ubwo wamushize muri mudumbi yeah kuzana ibintu by'aba ex urumva ntabwo ari byiza gusapore niriwe mu mujyi mu bintu byinshi ariko na za invitation zacu zasojwe bazirangije bazirangije ukuntu ari nziza oh wow sikoze neza nariciye hano ngo sikwereke
uno musore yakadesigninze neza. Ni keza nanjye nagakunze cyane. Okay. Uwo mushyitsi se wagusuye bamwita nde? Abamwita Nikita, ni kazini wanjye buriya. Rero byatangiye. Nikita ndabishimiye. Yabaga hanze. Ariko akagira akantu kubana n'umushiha nimba ariko mu mahanga wabaye simbizi. Ngo biba bizashira wenda cyangwa se nta mutima mubi. Yego. Ariko se nta kindi kintu ubona gisaba amafaranga umbwire cyangwa oya ibintu byose twarabyishyuye nta kintu gisigaye. Nta kintu gisigaye, ibisigaye no kwitegura. Okay, uko kazagenda neza. Nta kibazo. Uyasugiye ngo ntiturubuze kuvugana kuri telefone tukareba uburyo twanapangamo n'inama y'ubukwe ya nyuma tukagira ibyo tugeraho. N'ubundi nariciye ahangaha gusa ngo gusuhuze nkwereke n'ukuntu invitation bayikoze reka mureke ubuganira n'akazini wawe bwo ngo tuzasubira. Nta kibazo. Bivuze no kuvugana. Ntabwo guherekeza abona yuko yego kubera iki ntarageze ntabwo ndaza kukuvugisha. Nsezera neza. Singuka Tarex wawe. Nta kibazo utaza kuvugana. Kagire. Cyane mbona mfite ariko. None ugeze aho uje no kubinyerekera mu maso yawe ufite ubukwe. Ahubwo sugiye ngo sinabyibagiwe. Nibagiwe kuguha invitation ariko reka mpere kuri iyi ngiyi zindi bazabaza imprime. Uratumbiye Lucas dukundanye imyaka 5. Tangiye. Kugiye kwigira amarira kandi nkubwiye dukundanye ibintu byose nagukoreye kuko icyo wankoreye se buretse kuryama ntari ikindi twakoze. Kambwira nawe. Amasezerano Nibamore. Njye nagerageje kubikwereka mbona nturi kubyumva ngo avanga umbuze wapfa ndavare singiye kwica umwana w'abandi. Bazimbwiza ukuri hakiri. Ese se hakiri kare ntubibonye? Ku munota wanyu. Mfite ubukwe rero kandi imiryango yari nyese ubwo ugiye tugeze kujya turumuka. Nkabura yumvaga n'uwashaka umugore yashaka umugore wirirwa urara mu kabari sinziga ngo nkashaka kugeza Gisenyi nkashaka gusohokera he. Areka sha ukasi bakubona. Mundore kandi kundi ntambara. Meze. Ahubwo washaka umugore ubundi pasi mu buriri. Sana mwanamwereka ibintu. Umaruka zurambabaje. Asye we. Cyakoze mbashije kuba nkubonye nakare. Wowe nawe ukwasi tazi tutagiranye. Nigeze kandi nta bintu byiza nagiranye nawe. Bari ibintu byiza byo kubigisha umwuga ndabibonye. Kumva kandi wiboro gutera mu bintu. Wowe ikinyogote nta kibazo.